nitwa Paul Rusesabagina ubu nibwo butumwa bwanjye bwa mbere kuri mwese nyuma yo gusubira mu rugo maze iminsi 939 ikuzimu muri gereza mu Rwanda. Mbere na mbere mbanje gushimira umugore wanjye n'umuryango wanjye. Ndashimira kandi buri wese wanshyigikiye ku bigihe nashimutiwe kugera ndakuwe. Harimo Amerika, umuryango umwe bw'Uburayi n'izindi guverinoma nyinshi, itangazamakuru, imiryango itegamiye kuri leta, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, abanyarwanda bagenzi banjye ndetse n'inshuti n'abantu benshi bakomeje gukurikirana hafi ikibazo cyanjye. By'umwihariko nkeneye gushimira leta zose za Amerika kuba zaritaye ku kibazo cyanjye. Nicyo cyakoze itandukaniro. Igihe Amerika yavugaga ngo ibintu bishobora gukomeza, u Rwanda rwemeye kwicara ku meza, mwarakoze kurengera ubuzima n'ubwisanzure bwanjye. Dusohoye iyi video ku itariki ya mbere y'Nyakanga, ari wo munsi w'ubwigenge bw'u Rwanda, umunsi igihugu cyanjye kavukire cyabonye umudendezo kikava mu bukoloni. Ikibabaje ni uko uyu munsi nyuma y'imyaka 61 abanyarwanda nta bwisanzure bafite. Ubu abanyarwanda n'imfungwa imbere mu gihugu cyabo. Naharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu bw'abanyarwanda na demokarasi mu gihugu navukiyemo mu buzima bwanjye bwose. Ariko u Rwanda ruyobowe n'ubutegetsi bw'igitugu budaha uburenganzira abaturage bacyo kandi butihanganira uwo ari we wese utavuga rumwe nabo. Guverinoma yagerageje kunshecekesha binyuze mu nzira za politike, mu kungendaho no mu ihohoterwa kuva filime Hotel Rwanda yasohoka muri 2004. Ibi byarushijeho kuba bibi nyuma y'itariki ya 9 Ugushyingo muri 2005, ubwo nakiraga umudari ubwo bwisanzure wa perezida wa Amerika. Muri Kanama 2020 bashyizwe banshimuse, nakorewe iyicarubozo, ndafungwa kandi nkurikiranyweho ibinyoma bidafite aho bihuriye nanjye. Ntabwo nitabiriye urubanza rwanjye kuko byagaragaraga ko umwanzuro warwo wari wacuzwe n'utaraba nk'uko byari byitezwe. Nahamijwe icyaha, nkatirwa igifungo cy'imyaka 25 muri imwe muri gereza mbi cyane ku isi, ikuzimu. Paul Kagame n'ubutegetsi bw'ishyaka rye Rwanda Patriotic Front FPR buyoboye u Rwanda bagerageje uko bashoboye kose kugira ngo bacecekeshe burundu hamwe nanjye abanenga guverinoma yabo. Ibyo bakoze by'ukuri byeretse isi isura nyayo yabo. Barashimuta, bakorera iyicarubozo, bafungira ibinyoma, barica kandi bahimba imanza ziteye isoni ku bantu bose batavuga rumwe nabo. Nagize amahirwe gusa ko ntishwe, bitandukanye n'iby'abandi bantu benshi. Urubanza rwanjye rwarasakaye ku isi, ariko ndi umwe gusa mu bantu ibihumbi buri mwaka bagira ikibazo nk'icyanjye. Nizera ko ingorane zose uhura nazo mu buzima zishobora kukubera umwarimu niba witeguye kwiga. Ubunararibonye bwanjye muri jenoside yo muri 1994 ni rimwe mu masomo y'ingenzi nize yamfashije kurokoka mfunze nabi mu myaka 2 n'amezi 7. Gereza ishobora kuba ishuri usohokamo ufite impamyabumenyi. Icya mbere
namenye nuko ibyatubaho byose ntidushobora gupfa umunsi wacu utaragera. Nizera ko ubuzima bwanjye bwarokotse kugira ngo nzababwire amateka yanjye. Icya kabiri, namenye ko itsinda rito ry'abantu bafite ukuri ku ruhande rwabo rifite imbaraga zo guhindura isi. Ndabwira leta zose ko tutagishoboye gukomeza kurebera ibintu nk'uko bisanzwe. Nta muntu n'umwe wemerewe gukomeza gufata bugwate abantu hirya no hino ku isi atabihanirwa. Nta wemerewe guhonyora uburenganzira bwa muntu bw'abatuye igihugu cye, kandi nta muntu n'umwe ushobora gutera ubwoba no kugenzura abantu ku isi yose. Amahanga azafata ingamba zo kubikubuza. Mu myaka hafi 30 ishize nibajije aho isi iri. Ubu ndongeye ndabaza nti, wasi we urihe? Wowe isi wararebereye mu gihe ibi bibera mu gihugu cyanjye, none ingaruka yabaye umubabaro wa benshi. Ibibera mu Rwanda ni nka apartheid yahoze muri Afurika y'Epfo. Ibi byamaze imyaka 40 kuko ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bwari bufite abaterankunga bakomeye, ariko nyuma y'igihe abari babushyigikiye babonye ko nta gaciro bufite. U Rwanda narwo rufite abaterankunga bakomeye, none igihe kirageze cyo kumva ko gukomeza gukorana narwo nta gaciro bifite karuta ubuzima bw'inzirakarengane. Nongeye kubashimira mwese kuba mwaramfashije kugaruka mu rugo. Nyamuneka nimukomeze iyo nshingano, mufashe n'abandi benshi mu Rwanda. Inzirakarengane ziri mu kuzimu, mu bihome by'amagereza, ndetse n'abandi benshi ku isi yose badafite ubuvugizi kandi badukeneye cyane. Murakoze.